Turi mu mpera z'umwaka, abenshi mu minsi mike barizihiza umunsi mukuru wa gikristo ukomeye, Noheli. Umwe mu minsi mikuru ihindura isi n'abayituye. Ibi abemera Yesu Kristo babyemeranyaho bose. Abenshi bemera ko Yesu Kristo ari we shingiro ry'isi. Gusa iyi si yabayeho mbere y'uko Yesu Kristo aza muri iyi si. None se wakwibaza ngo mbere y'uko Yesu Kristo aza muri iyi si bemeraga iki? None se ni iyihe sano y'abemeraga mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi n'abemera nyuma y'uko aje mu isi? Abantu basaga miliyari bakaba ari abakristo. Nitwa Gerard Uwizerimana, nguhaye ikaze nanone kuri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu, mugezeho amateka atangaje y'umunsi mukuru wa Noheli. Ibyo tugiye kuvugira hano byose ni ibitekerezo n'ubushakashatsi bya Peter Joseph. Ni umunyamerika wandika ndetse agatunganya sinema. Muri iyi si yacu hagomba kuba nta bintu byinshi byiza biruta izuba. Izuba ni ubuzima. Muri iyi si hari inyandiko zigaragaza abantu bakunda kandi bubaha, kuko mbere y'imyaka 10,000 mu isi abantu basengaga izuba nk'Imana itanga ubuzima. Biroroshye kubumva kubera ko izuba rirarasa buri munsi ndetse rikarenga. Nk'uko abemeramana bemera ko Imana ari umucyo, niko n'abemera zuba bavuga ko izuba ari umucyo. Nk'uko abemeramana bavuga ko Imana ari umucyo w'isi, niko n'abemera zuba bavuga ko izuba ari umucyo w'isi. Umwijima twese turawanga, izuba niryo riwudukiza. Izuba murarizi ko ari ryo ryeza ibihingwa. Twese turarikunda. Abakurambere bacu bari bazi umumaro w'izuba, bakamenya umumaro w'ukwezi, ndetse bakamenya n'umumaro w'inyenyeri. Inyenyeri, ubwira kabiri, ukwezi, ibi abemera Kristo babizi neza ndetse cyane. Noneho nyemerera twinjire byimbitse mu mateka y'umunsi mukuru wa Noheli, umunsi ushimisha abatari bake mu isi. Nk'uko abemeramana babivuga ngo ubundi Noheli ni izina ryazanywe n'Abaroma. Ngo Abaroma babyitaga Soles Dies, umunsi w'ivuka. Cyane cyane babishingiragaho ku ivuka rya Yesu. Abahanga mu iyobokamana bavuga ko tariki 25 z'ukwezi kwa 12 hizihizwagaho umunsi w'ikigirwamana zuba, maze ngo aho ubukristo busesekariye mu isi hakajya hizihizwaho umunsi w'ivuka rya Yesu. Bamwe mu batemera Kristo bavuga ko abemera Kristo bashimuse umunsi w'ikigirwamana cyabo zuba. Abahanga mu iyobokamana bavuga ko ikigirwamana nta munsi kigeze kigira, nk'uko ikigirwamana kitigeze kirema umunsi. Bati ibihe byaremwe n'Imana, iminsi iremwa n'Imana, isi n'ijuru biremwa n'Imana. Usibye mu buryo bw'imyemerere, Noheli ifatwa nko gusabana kw'imiryango, aho imiryango ihura ikaganira ndetse ikanasangira. Abahanga mu iyobokamana bavuga ko Noheli ari umunsi ukwiye kwizihizwa, kuko ni umunsi ufite icyo uvuze mu buzima bw'umukristo. Ni umunsi wo kwibukaho kubona agakiza. Ni umunsi ukomeye ku mukristo. Buri wese afite uko abyumva, buri wese n'imyemerere ye, afite uko afata umunsi mukuru wa Noheli. Ariko mbere na mbere, Imana ni mu mutima w'umuntu, ndetse no kuvuka ni mu mutima w'umuntu. Waba wemera Kristo, waba utemera Kristo, twese twaremwe n'Imana. Imyizerere yacu aho iva ikagera, twese n'Imana itugenga, kuko niyo ituma turamuka, akaba ari nayo yaturemye. Nyemerera mpinira aha, ngushimira we wari udukurikiye. Nakagaruka. Asante sana. Ciao ciao.